salue la décision de KSM et met en valeur les qualités de Claude Nyolu. Avuga ati rwose witwa Ahmed Bahija yishimiye icyemezo cya KSM ubwo ni ino kipe cyo kutamurekura hanyuma kwa mbere bamushaka amakipe. Dans une intervention accordée à Afrique Foot, l'ancien international marocain, secrétaire emblématique de Dekakeb, ubwo yavuga ati ubwo yaganiraga na Afrique Foot wahoze ari rutayizamu w'ikipe ya Kaokeb Marrakesh akaba yanakiraga n'ikipe y'igihugu ya Maroc yitwa Ahmed Bahija yaje ngo gukora analyse zimbitse arimo arashimagiza umukinnyi wa hagati w'umunya Côte d'Ivoire Claude Nyolu hanyuma anemeranya n'ikipe yo kuba yaranze kumugurisha mu kwezi kwa mbere nkuko ngo byatangajwe ku buryo buri exclusive na Afrique Foot ngo kuri Bahija akaba uwo mukinnyi waganiraga n'icyo kinyamakuru ubuyobozi bwa KCM cyangwa se n'ikipe ya Kaokeb Marrakesh ati bwerekanye ko bufite icyerekezo kizima hanyuma cyane cyane ko yari umwe ngo muri element le plus précieux umwe mu bantu b'ingenzi genderwa kurusha abandi muri no mwaka wa championnat aho intego zabo kwari kuguma mu ciciro cya mbere. Kuri technique Bahija ati uyu nguyu yaje kwanaliza amakarite ya Nyolu avuga ko ngo ikintu cya mbere ari ukuntu azi guhagarara mu kibuga, excellence positionnement en tant que milieu défensif cyangwa se azi guhagarara mu kibuga cyane hanyuma défensif et sa capacité remarquable à lire le jeu et à fermer les lignes de phase adverse hanyuma ngo afite n'izindi karite zo gusoma umukino akaba azi no guhagarika ya mipira abakinnyi bashaka gucisha hagati mu kipe bahanganye cyangwa se za through passes akaba ngo azi kumenya nyine akavuga ati no muntu agiye gutanga hano agahita afunga espace hanyuma yaje gushimangira ko uyu mukinnyi ametiriza pressing nuko ngo azi gupressinga na counter pressing après la paire ari kumwe na hagati na Sekiganda byo wavugaga niba ashobora kuyikometiriza pressing Dawuda ashobora kuba yajyanisha ball wabacika mediane yes no uretse na pressing ngo na counter pressing nubango nyuma gutakaza umupira kwa kuntu ahita yongera kuyisubiza akaba ngo ashobora gufasha liaison entre la défense et le milieu nuwango rero umuntu ushobora guhuza ubwugarizi ndetse no mu kibuga hagati bwo no kuzamukana umupira kubera ko izo kayite zose Nyolu azifite hanyuma kandi ngo afite n'ubudahangarwa mu bijyanye no gutangiza gufata umupira ari ku gicucu kuvuga ngo niwango wamukinywa utangiza umupira nubwo bamupressing yewe ngo abameze neza azi guhagarara neza hanyuma akanamenya guhagarara mu kibuga gukora muvoma mu kibuga kugira ngo abe yagabanya espace zo mu kibuga atakoresheje imbaraga nyinshi ngo sans recourir à un engagement physique excessif adakoresha imbaraga nyinshi azi uburyo hagarara mu kibuga hanyuma akamenya igihe afata umupira cyangwa se awutwara ati rero kandi azi ku mwiza mu bijyanye n'amaduel cyangwa se kwa kundi uyu mukinnyi wahanganye n'undi mupira hasi cyane cyane ngo kubera ko azi gutiminga umupira hanyuma ikintu cyonyine ngo ashobora kuba afite qualité ngo il demeure moins performant dans le jeu aérien en raison de sa taille ati bijyanye rwose no gukina umupira mu kirere ntabwo ari mwiza kubera ko ntabwo ari muremure ati ngibyo ntabwo bimeze fresh hanyuma Bahija akomeje avuga ko Nyolu ari umukinnyi mwiza cyane mu bijyanye no kugarira hanyuma akaba nafasha ko ikipe iba equilibre cyane cyane mu bijyanye na recuperation kugira ngo azamukane umupira mu mupira akaba yatangiza kugeza imbere hanyuma ngo ahantu havuga ko system akunda kwibonamo cyane ari abane batatu ndetse na bane babiri batatu umwe ariko we ari we pivot defensif cyane cyane kubera ko afite azi guhagarara neza mu kibuga bwa tactique ziri hejuru discipline tactique iri hejuru hanyuma akaba kandi filimo aragenda atera imbere ukurikije imyaka ye ikiri mito ku bwa Bahija uyu ngo wakina ikipe y'u Maroc ati aya makarite yose afite ati n'umuntu bigoranye cyane gusimbuza ku ikipe ya Kaokeb Marrakesh ahecyo bisobanuye impamvu ino kipe yanze kumugurisha mu kwezi kwa mbere nubwo hari ngo sollicitation locale et étrangère nubwo hari amakipe menshi imbere mu gihugu nayo hanze yamwifuzaga
uyu yakomeje avuga ko ati KSM cyangwa se no kipe iri mwiritwara neza irimo irashaka uburyo bwose yaguma mu ciciro cya mbere ati on ne peut pas se permettre de vendre un joueur aussi important dans une saison où l'équipe lutte pour rester en première division ati ntabwo twafata icyemezo cyo kugurisha umukinnyi muri no mwaka wa shampiyona w'ingenzi aho ikipe irimo irareba ihatana kugira ngo igume mu ciciro cya mbere ati ubuyobozi nubwo bahaye agafaranga ati bwahisemo neza. Barja a également expliqué que l'intérêt croissant des clubs tels que les Raja Casablanca, le Wydad Casablanca ainsi que les équipes d'Arabie Saoudite et de Turquie témoignent des valeurs que les joueurs apportent dans le système de jeu de Kaukab. Barja yavuze ati kubona umukinnyi yarifujwe n'amakipe akomeye nka Raja Casablanca, Wydad Casablanca, amakipe muri Arabie Saoudite na Turkiya bihamya neza agaciro umukinnyi afite mu mikinire ya Kaukab. Ati kubwe Nyuru wanahise yiyintegra cyangwa se yaje guhuza neza na filozofi y'ikipe aho ari umwe mu bakinnyi beza b'abanyamahanga bari muri shampiyona ya Maroc uyu mwaka. Yakomeje avuga ati niba ikipe itegisemo kumugurisha muri Maroc ikaguma Frank nagenda dushyiramo n'izo video ze tugenda tusomera impungenge cyane yagize impungenge z'uko uzigize nabyo byashoboka ubwo agera kubitamo utwo dufoto twe ati uretse no kuba amakipe muri Maroc ari kumushaka Nyoru nifujwe n'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi ati bityo ikipe ya Karakesh ahitamo kumuretse kumugurisha hanyuma akaba yakwerekeza ku mugabane w'Iburayi. Taramutse akomeje kwigaragaza ati birumvikana ko ari amakipe yo ku mugabane w'Iburayi yamwifuza. Yubahija akaba yarakomeje kuvuga ati abakinnyi bakomeze bikonsantre asoza avuga ko icyemezo cyo kugumana Claude Nyolu nubwo hari amakipe yatanze agafaranga kenshi ati ni icyemezo cyiza kandi gikomeye ikipe ya Kaukab Marrakesh yafashe akaba akomeje kugenda agishimagiza. Ubwo ayo yari amagambo y'uwahoze akinira ikipe y'igihugu ya Maroc yitwa Ahmed Barja akaba ndetse yarakiniye amakipe atandukanye yaganiraga n'ikinyamakuru Afrique Foot mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bavuga ko no mukino ubwo nyine igihe transfer zarimo zirimbanyije zirigana ku musozo. Kinyi bigendanye n'ino nkuru umukinnyi mwiza wahamugani kuba yifuzwa n'amakipe yanakomeye kuko yaratekerejwe n'amakipe akomeye yaba yo kuri uyu mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi nuko ari umukinnyi ubona nyine imbere yiwe cyangwa afite na yego ikibazo cyo ni kuvuga mutangazaje ikibazo gikomeye icyo nanjye ndi kwibaza kuko urebye amakipe ari kumwifuza iraremereye. Uyu mukinnyi yaza nyine bimeze gute mutoza Taleb yemeje iki yijeje kuko amakuru ahari avuga ko ngo bafitanye umubano wihariye ashobora no kubigiramo uruhare. Wenda burya abantu iyo basesenguzi basesengura bavusesengura kwishe sibyo umukinnyi bitewe na situation aba muri club abamo n'amafaranga ahembwa n'ibiki byose ni nkuko abenshi baravuga ngo ureze kurana kuri YouTube bamwe bati ni flop andi wabona ikinyamakuru nk'iki ariko cyaganije muri Jean de Rukundo no kipe tuvuga ko ari 100% ari ibitekerezo by'umunyamakuru pire ni iby'umure Jean de Rukundo kiba agendeye ku musaruro arimo kubona uyu mukinnyi arimo guhikipe yakuriyemo. Wowe bamubazaga kuko urumva amakipe yari yamwifuje ikipe yanga kumugurisha we yarimo avuga ati ni gute twagurisha we yishimiraga icyemezo cy'ikipe yafashe ubundi yari yaraguzwe permanent ntabwo ntuze yabanje kumutiza umwaka ushize mu cyiciro cya bari mu cyiciro cya kabiri. Berkane yabaguze n'abakinnyi babiri n'undi Musenegware na wagiye muri Libya Al Tripoli ndebere wari wizina rye yabaguze n'abakinnyi babiri b'abana bato ayibona ko bafite akazoza ari projet ari nama butavuze ngo yatwaye wenda kafuko byageze mu matsinda muri kafuko convention ari kumwe na Berkane kuko bigaragara ko isimushira mu makipe y'abana babo kujya bakore projet nyuma bamutiza rero mu cyo cya kabiri muri ikipe ya Marrakesh azamukana narayizamura yego Berkane reba Marrakesh rayibwira ati umukinnyi muramukeneye Berkane avuga ati nago tumukeneye sibyo mu mushaka kumugura mugure burundu baramugura burundu bamaze kumugura burundu ahita aza mu cyo cya mbere akubise saison phase nziza numveme iyo faza namaze kwikubita nziza umukinnyi
amakipe akomeye yose atangira kumwenteresa ikipe iravuga ati dushobora kumugurisha tugasubira inyuma tukaba twamanuka bakabamanuka kuko n'ubu ngubu reka aho shampiyona igeze ubu kuko no mu ntego bari bafite ko aribwo bari bakizamuka baravuze ngo reka twebwe tubare ko byibura twabanza kugira iyo consistency mu gihe uko biragaragara ni ya 8 ifite amanota 27 bivuze ko amahiri ntago ishobora kereka ari imyaka kuko nk'ikipe ya 15 ifite 16 bwirusha 11 ni ya 9 byasaba ibintu byinshi kugira ngo ibe yamanuka kandi nizo zari intego zayo za mbere nawe aravuga ati dushobora gushaka amafaranga ako kanya tugasubira mu cyiciro cya kabiri kandi kuvayo biragora umukinnyi amenyereye ikipe yacu ku buryo ari mu kudufasha rero dushobora kubanza kugira stabilité yo kumwe mu cyiciro cya mbere ubundi wenda tukazareba mu kwezi kwa gatandatu shampiyona irangiye uko kuba twabyigenza undebere Marrakesh ariko umutoza niba yarayibayemo kuko numvisha abwira abayobozi ko abayobozi bayo ari inshuti ze cyane okay ikintu kuri muri Maroc ntabwo bakutamenya nimba ari mu bamere joueur b'ikipe muri iyi saison ari umukinnyi wifuzwa n'ayo makipe akomeye agiye atandukanye uko byagenda uko ariko kose nubwo baba ari inshuti price tag iri hejuru donc igiciro cye nyine bigaragara ko muri transfer market cyangwa ko kiri hejuru iri mu 500 ibihumbi 500 cyane 500 aha byagora bibaye atari byo nyine byanditse by'ibyifuzo kuko ubona ko harimo no kuba hari amakipe yo ku mugani bura yamwifuza ntabwo ntekereza ko yaba ari umukinnyi amakipe yo ku mugabane w'Uburayi yo ushobora no gusanga wenda ntago wabimureba muri projet ushobora no gusanga n'izo kipe kuko nahanga mu Rwanda twasindi Paul Jesus hari kipe zibura zimwifuza sasa ikiwe gihara ahubwo no kureba karite ngiye byo nabonye mu kibuga muri highlight ntoya nubwo wenda kenshi utazirambirizaho uriya umukinnyi nk'uyu eme kigaragara cyo nka sarereye kuba Berikane baramuzanye ari nk'umwana sibyo ntago sarereye iba ari ndende ariko ngiye reka urumva iba yaramugendekeyeho sibyo zareri bagani ndende ahubwo icyaperi iri mu kureba nuko ishaka gukombina ya mafaranga ari gutanga ku bakinyi babiri uyu mutaramo ikintu cyonyine cyatuma APR biyorohera nuko imyaka agezemo niyo gutangira kujya ahantu akina akina kandi honi voya iyi kipe ntabwo izakina Champions League cyakoze wenda iyi kipe ntabwo ari ikipe itwara title donc ntabwo ari ikipe itwara champion akeneye kujya ahantu afite iyo freedom yizeye gukina kuko kujya muri Berikane turetse kubeshyanya ashobora kutabanza Berikane yaramure ku myaka ye akeneye gukina nk'imyaka nk'itatu cyangwa 4 akaba yanakugira kugurishwa n'amafaranga menshi cyane no mu bakurushaho uyu munsi aramutse ari nk'uwo mubano wihariye wenda hagati n'umutoza wa APR cyangwa se wenda n'ubuyobozi bw'iyo kipe urumva iyo kipe niba yaramuguze umwaka ushize ntabwo yamusinyishije umwaka umwe ni ukumugurira iyo ekipe uze kundebera neza wenda kubireba n'amasezerano ari free agent oya ntabwo ari free kare afite amasezerano kandi bashaka kumugurisha muri no sama nimba ari umuntu rero mu buryo bwo gushaka amafaranga ubwo ntekereza ko umva APR ifite ingingo nk'ebyiri ya mbere twiwe turi ekipe iri gukora projet kugira ngo dukina amatsinda ikomeye dukina amatsinda ibi nibi hari ibyo dufite ariko icyo turi muri process yo gap feeling uko bigaragara ko uyu mutoza kuba yamutekereje sibyo no kumuvuga ijambo nuko azikoresha muri logique ishyize mu nyurabwenge biragaragara ko uyu mutoza agiye kumugura ko ari umukinnyi mwiza atagiye kumugura kuko ari ahantu yararwaye cyane voilà icyo nacyo ni ikintu kiremereye cyane hari umuntu uvuga ngo ngiye kugura umuntu kuko hano hantu ndaharwaye ariko noneho hape ntagirwaye aho hantu cyane twatangiye tuvuga hari ijana niba warabonye disikuru ya Omar Berada avuga ngo hari target twakoze tugiye kugura nk'uko twaguze umwaka ushize dushaka abakinnyi twarangije no kuba highlightinga ati twaranabateguye bo tuzavugisha nyine turafite list atari ko winjiye mu isoko ryigura nigurisha hari gihe rikwempoza ukabona iguhaye option utatekereje ariko zizanye option zizanye zangombwa ugahita uzifatirana hari nk'umuntu utari uri ku isoko icyo gihe ukabona agiye ku isoko mutari mwamutekereje ukavuga utari ko n'umuntu tugomba kumugura ntabwo twe tuzi ko byashoboka n'uyu mukinnyi n'umukinnyi wabona uvuga uti nubwo ari umukino tutashakaga kuko Dawuda ntago avuga ngo ni projet ya APR imyaka 2 iri imbere ntago wanamenye n'umwaka ko zawo gukinira ukavuga uti niba abonetse rero tugize amahirwe akaboneka reka tumufatirane ko nawe bavuga ko aramutse babonye offer Dawuda bamugurisha uyu ariko urumva igitekerezo giturutse kuri availability w'uyu oya ntabwo ari byo n'ubu ngubu Dawuda ari oya uko bimeze ariko ni ngere ubundi uri APR ntago agurisha Dawuda wamugurisha ariko icyo mvuga cya mbere
sinzi ko APR na mbere yari ifite igitekerezo cyo kugura umukinnyi uri defense oya yari gufite kandi nakubwiye abakinnyi yarabivuze nako umutangaza yarabivuze abakinnyi batandatu bazagura yarabivuze ngo twanabiboranya barashaka umuntu gucarenjinga Dawuda ariko ikigaragara uko yakina nyine ni muri position ya Sekiganda Ayine nakubwiye ngo habaye bazazana mu kibizira tuburi ushobora gukina mu gihe Sekiganda ushobora gukina 8 cyangwa 10 arabwo hari imikino Sekiganda ya champion y'u Rwanda umunani yakora bakina dukipe duto ukabona nani mu kugaragara icyo nicyo ngiye kuvuga iyo ugiye kureba Sekiganda sinakeza kuba muguriye projet ya champion cyane wanayimugurira ariko Champions League wanayimugurira reka ngubwire ikintu kimwe nuko ngo murajye kwinja muri Champions League wanza nayo n'indi level urwego rwe nanone ntago navuga uyu Dawuda Yusufu bura muri Samaritex yakina gatandatu iri total ariko itari defensive cyane byanabafashije kugira ngo batware igikombe cyane. The same case ni umutara mukuru mubona urumva umuntu w'umunya Cote d'Ivoire abafite notion ku mupira nako ni ibihugu by'umupira pa rapport yacu iraturusha nubango notion afite ku mupira kandi na position ni nari positionnement uko ndi kubibona nyine ni wa mukase donc ni umuntu ni umukaseri nago bigaragara ariko akaba n'umubora oya abakaseri bari capable yo gutangira umupira bagezweho barahari urugero nka Rodri ni umukaseri donature gatandatu ariko ni umubora nago ari umuntu ukirekipera wakijugunye cyangwa se gitange nabi mu yandi magambo urumva ikipe ya APR yabifite mediane idoze defensively ariko aha ibi bishobora gutuma ahubwo ntuza uyu mujene wundi aba successful kuko adafite hali yo kuvuga ngo ni ntakaza ballon ndagaruka muri mediane ndadefanda gute ntago ari buze gusabwa ibintu biri defensive wagira ngo ikipe ya APR iramutse imuguze uyu ngo gakina na Ronald Sekiganda bakajya mu kibuga baba bakeneye playmaker ariko wa playmaker wo kubafasha wo gukina ibintu navuga wo kubafasha ibiro offensive gusa turemere nuyitakaza ntaribi ikindi cya kabiri dukuze wagira ngo uyu mutoza azakina abataka babiri oya nubunesh kunda bataka benshi kumwataka nashaka kumwataka urumva nango akenshi buriya ikipe ikunda gukinisha abataka babiri hari igihe ihitamo iprefera kugira aba mediateri babiri bari defensive donc kuko urumva ikipe adversaire muri gukina adversaire afite mediateri batatu biba bisaba yuko wowe ugomba kuba ufite byibuze aba mediateri babiri ariko none aba mediateri babiri bari capable yo krekipera bombi kuko umu mediateri muri rekipera ntago yari rekipera muri batatu kandi APR yahuye n'icyo kibazo muri match za derby misima mutaribonye iyo Rayon Sport yashyiragamo aba mediateri benshi kubera yuko wenda nka Dawuda atabanje mu kibuga APR yarastragoringaga cyangwa se ugasanga nimba ari Dawuda Yusufu wabanje kuri gatandatu byahitaga bizana menace muri mediane y'ikipe ya APR Football Club. Oya we birebe match ya Kigali ya Pyramide ubwo Dawuda akinaga na Sekiganda na Dao na Togi. Oya wagira ngo APR niza n'umwataka Togi azaba second strike. Ku buryo bashaka guprefera Togi ko umutozo tubonye muri phase retour by'introduce ibyo bintu. Kandi ba c'est pas pour rien. Nje si njya mbona ibintu nka ari gutyo gusa. Hari kintu ari gutegura. Azagura umwataka typique numero 9. Togi amusegonde akoresha mediateri babiri kandi akoresha mediateri babiri yakinira profile itari nkingi ya Dao n'ukina profile nka Sekiganda n'uyunguye nujya kureba nicyo kintu kigaragara kuri profile y'uyu mukinnyi kandi nicyo namugura ntago azagura premier nicyo ndiko kubwira none ba kuri profile y'uyu mukinnyi biraza kuba igisubizo kuri ku mutozo w'ikipe ya APR kuko wabonaga ko yaburaga andi mahitamo mu gihe Dao yaburaga cyangwa Sekiganda agize ikibazo kugira mediane ikomeye gutya yayigeze kugira umuntu witwa Amurana kina sisi sibyo Yannick imbere yiwe na Jihad imbere kuri 10 nyine yego iyo mediane kuyimeneramo byabaga bikomeye kuyimeneramo ariko nayo gukereya nyine gukereya aba ariko noza barakeneye oya cyo bigusaba ni kimwe impande zisa ko ufite impande zisa abawinga biza bakomeye bihuta icyambere mwibuke ko niyo twavugaga ko no mutoza yatangiye akinate yatangiye akinisha mu Madusi akinisha Togi na Watara bose ko ari batatu imbere ari batatu kandi bose ari abataka bivuze ko we ikintu ashaka no gukinisha abantu batsinda ibitego benshi hari muri batatu b'imbere nkuko twabivuze rero hakaba hakeneye umuntu wo kukuvura mu espace basiga kuko biri kose ntago bakavaringa espace nene ziri defensive ariyo mpamvu gukinisha n'aba récupérateur babiri byakunda ntibabonye se ko bavuze ko ari uno mukinnyi afite muri Kariteze ari ugukinisha aba double pivot beza
cyane rwose 100%. Akaba yakina muri mu bapivo babiri. Double pivot, mu bakaseri babiri. Mu bakinyi babiri bakina imbere ya defense. Urumva ko nujya no kureba mu miterere y'aba bakinyi babiri baba recuperateri ni Sekiganda ufite iyo taye ndende ku buryo yaba imipira yo hejuru ayigarura sibyo akaba ari umupivo ushobora kuba yakina iyo mipira yo hejuru. Uyu nguyu nawe none ko yarako afite iyo capacity yo kugumana baro kuyambura kuyikina ndetse akaba afite n'imbaraga z'umubiri kuko nujya kureba kuri Sekiganda ni mwiza ariko ni mwiza kwambura baro na baro iri muri zone gukina nyine zone ye numusabe ngo arutunganiye wenda umukinnyi waciye umupira urumva aravuga ati hari ukuntu amakipe asigaye akinisha abamediateri babiri bari kimwe kugira ngo abe offensive cyane bigatuma ashiramo abataka babiri sibyo kandi ari tumaze kuvuga nyine numva nawe yatunganiye iyo tumaze kuvuga fete hari option ebyiri cyangwa 3 ntekereza ko umutoza ashobora kuba ari gutekereza zengo nawe afite pra yiwe rero dore ko imeze buriya ashobora gukina 4-3-3 donc 4-3-3 iyo ukinye gutyo mutangazaje ugakoresha abantu bameze barya ikintu uri gutekereza ngewe ntago mfite playmaker wanjye udafite travail defensive donc uri buze gutravolinga mu gihe tudafite umupira mu gihe dufite umupira akaba ari umuntu uri buze kuza kuderivaninga icyo ni kimwe ikindi cya kabiri muri batatu banje b'imbere sibyo 7 ndetse na 11 bakina nka forwards nago bakina nka wingers donc bakina avec ballon na abantu ba frequenta box cyane sibyo kurenza uko ari abantu bajya guheza impande ngo bakore cross baze no gukora amakuverture no kwanga muri mediane baraza kuba bari mari benshi oya nago bagaruka ahubwo bo na abantu bakina bagumayo urumva ari gestile tubona reka tumareke nk'urugero ari gestile reka nsobanura izo forma ure tutanga urugero no vanga iyo ni forma ya mbere umutoza ushaka gutekereza ngo ngenda koresha umumire recuperateur umwe ariko nkoreshe nundi ufite karite zo kuba yansorera imipira muri mediane zo kuba yatangira gukina muri mediane ko ari amakipe menshi imwe ihitamo donc starting from the back donc guhitamo gutangira kubakira umukino wayo muri defense ariko akaba n'izindi zivuga ngo twebwe ahubwo iyo ntuzo yorore turaza kuyikorera muri mediane ndatanga nk'urugero abantu bari byo farizo turi Manchester United bafite umuntu ko Bimeno Donatille ubura Kobi n'umusore umukaseri nk'uyu nguyu yaba umukaseri ariko yaba na box to box ariko ikintu cya mbere arashinzwe muri la match muri match za Manchester Casemiro namara kureka iporo umupira Casemiro arakinira imbere ya Bimeno Kobi ase nk'usigara inyuma afashe muri possession kuko ari capable yo kuyiholdinga donc niyo mpamvu bita ngo ni holding midfielders ari capable yo kwigumana umupira cyangwa se akaba yawutanga donc nta utakaze byoroshye none akaba n'indi option ya kabiri rero ariyo mbona iyo option ya mbere akenshi ufite bano bakinyi ukuntu bikugendekera burana ruboneka yajya kina cyangwa se David Yusuf naje nabise mbona ko naruboneka gusobanura ko ruboneka cyose akanga nawe muri style abataka bazajya bari babiri ariko style ugasanga ruboneka abataka ntibari buze kuba babiri muri style ya 4-3-3 abo dore ukuntu bijya bigenda urumva ari bita bimera ni nka inverted triangle donc ni nka isoscele ariko noneho umutwe ureba kuri defense no umukaseri imbere ye hari box to box babiri ariko mwutari buze gukora mu mazo kwava cyane inshingano bafite buriya ntabwo ari zero offensive cyane bari buze kuza gufasha uyu mukaseri ariko ni n'ababora bazi gukina ubwo ni Dauda n'uyu mutaramu bazi gukina ariko none zo ikindi kintu kirenze bivuze ko umutoza ari gutekereza cyane cyane kuri full backs ze ku bantu bakina ku mpande kabiri ndetse na gatatu ko bagenda cyane iyo bagiye cyane mu gihe umuntu yagiye kuko umuntu gukina imbere nimba ari watara ukina kuri Karino mu gihe Kagege yagiye umwe muri baba recuperateri babiri aragaruka aza gukora couverture aza hagati iyo Kagege agenda watarajya muri box sinzi abantu bari kwisobanukirwa donc ni push nimba uzamutse we ajya guheza uruhande watara uri mukina imbere akajya gukina muri box mu gihe bari garutse iyo baro ayitakaje Kagege ukora couverture ni umwe muri babandi babiri bahagaze imbere yabatangaga kuri Liverpool yabaye successful bura Trent yagendaga couverture yakorwaga na Henderson ntago yakorwaga n'undi muntu uri wese ni Jordan Henderson ubonaga ari gutera amatakare kuri kabiri hakurya aho ngaho hanyuma Robertson kuko nawe yakiniragayo cyane yaba yagiye akenshi Wijnaldum bigasaba ko ari umuntu uri buze kuza gukora iyo couverture iyo ni game plan imwe kuko bigaragara ko umutoza front 3 batatu b'imbere ye ntago abatekereza nta aturi defensive nimwe abatekerezaho n'undi muntu azanagura ubwo azaba mutekereza nk'umuforward
muri bara batatu b'imbere mutangaza Nyine Mufuadi bahita bajya kuko namwe mu mukase iyi system iyo umutoza ntabwo uri umukase ntabwo bajya kuzana undi mu witwa barafinda system iramuruka iyo system yo ngo urakina ngo system y'abawinga bagenda bakagaruka ngo bakagaruka n'amakoverti birabirangiye yifasha kurode na we ubwo arashaka abantu bajya imbere bagakora ibitego bakaguma imbere cause mediane yanjye mfitemo block yanjye nizeye ikindi cya kabiri ni ile option navuga ngo ya 4-4-2 donc bane babiri ubundi bita ngo ni diamond system nubanga iyi system uba ufite aba mediateri babiri umwe bose bari capable yo kurekipera kuko buri football umupira w'amaguru ukinirwa mu kibuga hagati niho umupira umara umwanya munini aho mu kibuga mo hagati umupira umwanya munini ntago bamara muri surface de réparation umwanya munini ntago bamara hanze umupira umara umwanya munini mu kibuga hagati no football ibera niba ari football ibera rero ntabwo umukasera umwe muri football moderne wa resista ntago erega ikintu kigoye muri 4-4-2 ibyo ni gusoza muri 4-4-2 ashaka ngo 4-4-2 yanjye hari igihe birangira muri animation ibaye 4-2-4 ikaba babiri aho kugira ngo ibe bane babiri uzi icyo abashaka kwempoza cyitwa pressure kuri adversaire ariko iri offensive mwe muguma abo babiri mukiniyo mediane muyimetirize ntabwo ushaka umuntu utambuka ariko none sasa wa mu wing umukina ku ruhande ndashaka yuko aba ari umuntu uri offensive uhora imbere undi mu wing ukina ku rundi ruhande ndashaka ari umuntu uri offensive uhora imbere ndetse n'abataka babiri kandi abo bataka babiri I do want the first strike and the second strike donc ndashaka umwataka wa undi typique nimero 9 ariko ngakina na second strike wa mwataka nawe umeze ukina nk'umwataka ariko asegonda rutayizamu fata nk'urugero reka nk'urugero uyu munsi ashaka kuba ari mu mahoro areba match z'Amavubi ibintu twe Constantine akina bano batara bose bakina ku mpande ntago bagarukaga ntago bari bafite izo nshingano zo kugaruka nushaka uhere kuri mutara mu muri zira basoje amasezerano ninde ni yatsindaga Jacques uyu Jacques nakinaga ku ruhande ariko uru ruhande akina ntagagaruka afite Georgia hakurya Georgia mu byukuri nawe ntagagaruka cyane ni umuntu uraho no gukina box niyo mpamvu wabonaga ari nawe natsinda cyane yaba Georgia ndetse na Jacques ataragenda urumva nuvuga ngo yagiraga mediane yirunzemo abo bakinyi bitwa umuntu witwa yagiragamo umuntu witwa Migi na Haruna na Sina Jerome akagira abo ni wakinaga mediane akagira kagere Sina Donatille uri numwata yari nyine akagira kagere urumva uruhande rumwe urundi ruhande rukaba ariho umuntu witwa Jacques Tuyisenge atake yari birori dede unose nagukumva oya urakoze ubwo nani kuri Constantine ubundi aragushuka kwereka ngo ni 4-4-2 ariko muri reality ari 4-2-4 kuko nka nibyo nashatse gusobanura mu kanya yari yigeze kugira iyo kipe hagati igagira Tuameni sibyo ikagira umuntu witwa Kamavinga ikagira na uriya Bellingham ikagira na Ververdi urumva bajyanye ku ruhande oya iyo ngiyo yo oya irayititandukanye ya pe uburyo bwo guhagarara mu kibuga mu masi biratandukanye uzasanga na style ruboneka zonjya akazajya garukamo ahubwo reka nkwereke urugero rw'ikipe imeze gutyo novuga ngo uribuka dufate nka rana nka Man City ko aperi kuri kirame konta na fata Man City ariye cyageze ikajya kina bane ariko mu byukuri muri animation ari batatu muri defense witwa Stones akadropinga muri mediana gasanga Rodri imbere yabo hakayitaza umuntu to De Bruyne ndetse n'utwa Gundogan urumva muri reality aho sinombe barayikereye ariko umutozo wa aperi kintu maze kubona cyo arashaka gukina 4-4-2 cyangwa nyine 4-4-2 ariko muri reality zaba 4-2-4 erega ikindi yeme muri systeme ku mutoza burya mu kibuga amemta arimo abawinga mwana zagura yarimo mu wingu uzashima no mu wingu urumva muri systeme ku mutoza biranashoboka yuko umutoza mu kibuga amemta ashobora gukina systeme zirenze imwe akaba mu kibuga muri babakiri ari kwanima muri ntuzo tactically umutoza wese agira main ijeko agira principal ariko kuburyo cyewe n'ikipe buryo iri kukwiga ariko systeme ya Tarebuye ni 4-3-3 ni 4-3-3 ariko ubu yakunda gukina ngo 4-2 4-3-3 nawe ni kabi yivugira niko yayikunda kuko nayo yatangiye precision cyane nayo yanatangije precision kuko tunayireba systeme bimbere ngo systeme abataka gusa ngo yatangije precision akinisha Utogi Madusi ndetse na Watara urumva muri reality undi 4-3-3 abani bane 3-3 iyo byumvise mu buryo bwagutse
wumva ko ni aba batatu b'imbere ni abawinga babiri cyangwa forwards babiri ndetse n'umwataka ariko kuri we rero abo batatu b'imbere baba ari aba forwards bose abo batatu b'imbere kuri we babaga bose ari aba forwards. Ikibazo si profile zabo ahubwo espace bokipa mu kibuga nizo zitandukanye mu mukino kuko nureba n'imikinire kuri abo batatu b'imbere babaga bashiftinga kuri utamenya ngo uyu arakina match ya mbere ya Power Dynamos ni uburyo bakoze pressing abo mediateur cyane rwose oya gukenyerega ntago ari intoza wa asanzwe afite wango n'umwataka niki niyo cy'umuremamo kumva consigne uze kumuha mu kibuga aribuze ko gukorera kukumva agafata iyo consigne akayigenderaho bigendanye na profile afite yego ariko umutoza nawe niyo mpamvu umutoza arimo umukinnyi nubango abatatu b'imbere muri bane batatu bagomba ko bose ari aba forward birahagije basatira reka tubyitegure cyo basatira niyo basatira rero ashobora ko ari umwataka Denatir ashobora ko bose ari abawinga batatu bashobora kuba ari bose ari abataka batatu bashobora kuba burinda ari unabirebera kuri role ushobora kuba ahora nibyo turi kuvuga nyine role biterwa n'izo umutoza yamuhaye ari umutoza ushobora guprefera ko muri abo bane batatu abo batatu bo hagati nta mu make burimo akavuga ngo playmaking role yanjye iraza kuri free roll muri abo reka nkwereke impamvu barafinda impamvu barafinda yagiye abura muri no system ya Taleb cyane yajyagamo agahabwa umwanya ariko kabona ntabwo biri gukunda nujya kureba kuri abo sibyo reka nkwereke aba bataka batatu uburyo bw'imikinire bo wabonaga mu kibuga bavugana ku buryo niba ari Togi umwanya muto uramubona ibumoso undi mwanya umubona iburyo ujye kureba Watara uruhande rumwe iminota 5 ari ibumoso ubundi ari kuri point iyo permutation ukabona bo ntabwo bari abakinnyi bagomba kuba bose barata ibyo gakwanda ariko kuvugana n'ibyo ndikwemera bagomba kuba bafitinga bose ku buryo barafinda bari babitanga ikibari kuvuga ngo ni 11 tactically bari flexible tactically ku buryo kwesha ku buryo buri wese yakina umwanya umwe muri iri tatu y'imbere igihe bibaye ngombwa rero tuzabira gusa ikisigaye kumenya gusa ni cya kindi mutangazaje yatangiye avuga bizakura agafaranga kare kuko ngiye reka nkubwira amafaranga nubwo ba transfer market amwe ivuga 300,000 miliyoni 500 ubwo ngubwo ntago abageramo no kuvuga ngo reka dufate agaciro kari hagati wenda y'ibihumbi 200 na 300 niba aperi gutanga 300 twibuke ko hari igihe yatanze 200 byageze wenda kama 300 nawe kama 50 za signing on fees ku mukinnyi ngo ufite nawe bamuha waga afite percentage ikipe mu cyangwa bamugira ikipe kamwihera nka Dauda nta yandi bamuhaye baguze contrat ya Dauda ikipe iramugenera iramwihera kuko bino muri Suwane niko byagenze baya amafaranga ikipe igenera Suwane amafaranga agomba kubona ino utanze niba aperi ishaka nibyo navuze cyaje ubushize ngiye naravuze nta kugira ngo gura abakinnyi ngo 6-7 aperi ukuni yagiye ikomera n'iki aperi yagiye wakira kubifita ariko nyine yongeramo amaelema nje nimo baravuga ngo biri mazinga zonyine ndezo zikwiye kuza 5 maximum baramutse babikoze zivuye hanze nziza ugashora miliyoni 1 n'igice kuri izo elema byaba bihagije gushora miliyoni 1 n'igice y'amadolari ubundi ukicara ugatuza kubaka ikipe kubakira ku bahari ukazana abanyarwanda bakeya bari bagomba kufitingamo ubundi ikipe gakunda ibyo ngibyo nibyo ntekereza gishoboka ayo mafaranga ntabwo yaba ari menshi ku mukinnyi ufite profile nk'iyi ngiyi yego ntabwo byaba ari menshi biramutse bikunze ko akurwa cyangwa ko bikunda ko aboneka ntabwo yaba ari menshi ubwo ikibazo rero gihari gikomeye ngira ngo mutangazaje yarimo atangira tunavuga naho gakwandi amafaranga ntabwo yari yaboneka niyo makore kuva mu ikipe ya APR kakanya ni kibazo ni yaremejwe ariko kugeza kuri unga amafaranga katwe ko tarasoka ni kibazo gikunda kugonga cyane ikipe ya APR kubera ko birumvikana hari procedure zikurikizwa kugira ngo amafaranga asoke rimwe na rimwe bikanatuma nyine migurire n'imitekerereze y'uburyo abakinyi bashakwa kare hagazamo nyine izo mbogamizi kuko wowe mu gihe uri gutekereza ko uri bujye mu biganiro uvuga ngo nta kibazo amafaranga tuzayaguha twizere mbega ni nko gukorera mu cyizere kurema icyizere ku mukinnyi kandi hari icyo umushakamo mu gihe wari kureba imbere y'abandi bari kuzana urufurumba buryo umukinnyi uko byagenda kose akunda amafaranga afatika kumubwira ngo twebwe turebere mu cyizere twumvikanye twebwe promise tuzayubahiriza icyo kiragoye rero ikintu kiriho ni ugutekereza n'ubuhe buryo bundi bushobora kuba bwakoreshwa cyangwa guhindura umuvuno gutekereza ngo aya mafaranga agendanye no kujya ku isoko yazajya ashakwa ryari kugira ngo abahari noneho wa mukinnyi mwebwe mugiye kunegotiatinga mugende muvuga ngo dufite ibifatika duhuriza aha ngaya amafaranga dushyize ku meza ngwino
ibyo byo byashoboka ariko rero urumva nk'awe amaprofile turi kuvuga udafite akantu uri wita umuhasi ubwo yapfa kugutegereza none iyo muvuze ubumuranze n'abandi batamutekereza cyangwa se batumvaga ko bishoboka batangira kumutekerezaho no gufatirana biciye muri Africa Foot yanditse ko hari amakipe menshi yamwifuje kugera no ku mugabane w'i Burayi ni umukinnyi ukiri muto yakandagiye statistike ziwe ziramuvugira uretse ko n'ibyo ngibyo nayo ni kuzamura mentality waguramo hariya nagakinira ikipe ifite profile nini kandi nazira ntukeka ko zigiye kumugura zamugura arenze 200 akina muri Maroc ni mu 200 zaraja na za Wydad nibyo zishora amafaranga menshi ariko ntabwo nkeka ko zifite atahambaye